Imana nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Reka makuru yacu tuyahere hano mu karere ka Gicukiro mu murenge wa Gikondo ku iki gitondo cyo kuri uyu wa kane nk'ahazwi Sodomo na Gomora habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Abakozi bakoraga muri rogi, ndavuga muri shambure iherereye hano Sodomo na Gomora, batunguwe no gusanga umurambo w'umugore uri mu kigero cy'imyaka 38 y'amavuko. Abantu bavugaga yuko uyu mugore ari indaya cyangwa yakoraga akazi ko kwikorera, ubwo nta kazi k'uburaya. Yishwe barangije bamujingira mu mashuka bamushyira munsi y'igitanda. Ubwo umukozi wo mu marogi yakoraga isuku yagiye kubona abona agapfunyika, ubwo ni igipfunyika munsi y'igitanda, agira amatsiko yo kureba asanga ni umurambo w'umugore uri mu kigero cy'imyaka 38. Avuza induru aratabaza inshuti n'abavandimwe ndetse n'ubuyobozi, ako kanya bwahise buhagera. Abahaye amakuru TV na Radio 1 bavuze yuko uyu mugore yinjiranye n'abagabo babiri hano muri rogi, none akaba yitabye Imana. Kubibona hano uko byagenze muri rogi, ntatwe hano Gikondo rwose uyu mugore yatanye n'abagabo babiri barangije baramunika. Natwe rero tuzana nk'abaturage turahura turareba ko byagenze pe, aho twaseye koko uyu mugore yahotewe kabisa n'aba bagabo. Ariko bano bagabo bo bacitse bacitse birukanje. Ubugenzacyaha aribwo buri gukora iperereza, buri gushasha rwose bukora nyete bareba uko byagenze pe. Ariko se uyu mugore yari indaya koko nk'uko abaturage babivuga? Uyu mugore wose yari mwiza cyane rwose, yari kizungeze kabisa rwose. Ariko nyine yari indaya nk'uko abaturage bari kubivuga. Indaya ni mwicuruza. Ariko uyu mugore none se aticuruza, atahanye n'abagabo babiri hano mwino rogi aticuruza? Nyine ushobora gusanga nyine nk'umugore, ushobora gusanga nyine nk'umugore wagiye mu kabari, si byose yenda yasohotse akavuga ati rero ahuye n'abandi bavandimwe mu kabari nk'uku nguku. Abavandimwe b'abagabo se? Nyine abagabo nyine bahuriye mu kabari nyine barasohokana barangije. Noneho rero baba barakundanye, ubwo nyine abagabo baramutereta, ubwo nyine bivamo banasanye n'agacupa, kandi babizi agacupa gakoresha ibintu byinshi. Agacupa kanywa, agacupa kararyoha cyane. Nyine ubwo bajyanye bageze muri rogi kunguku, nyine baraganira, nyine baranasambana, ubwo birangije ubwo banasambanye, ubwo basambanye kabisa rwose pe. Wanasabana bikoze nyine ubwo biba ngombwa nyine ko baserera nyine bitewe n'umugore, nyine ushobora gusanga umugore afite umugabo. Gicukiro Gikondo ku iki gitondo cyo kuri uyu munsi. Uno munsi akaba ari ku wa kane ahazwi nka Sodomo na Gomora. Abakozi bakoraga muri rogi batunguwe no gusanga umurambo w'umugore uri mu kigero cy'imyaka 38 y'amavuko. Ubwo bamwishe bakamuzingazingira mu mashuka bakamushyira munsi y'igitanda. Ubwo umukozi yakoraga amasuku muri rogi abona agapfunyika munsi y'igitanda akozeho, yumva ni umuntu, arangije agira amatsiko yo kureba, ako kanya yahise avuza induru atabaza inshuti n'abavandimwe ndetse n'ubuyobozi. Dore yuko abaturage bahaye TV na Radio 1 amakuru bavuze yuko uyu mugore yinjiranye n'abagabo babiri hano muri shambure, bakekwaho icyaha yuko aribo bamwishe, barangiza bakamuzingira mu mashuka bakamushyira munsi y'igitanda. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Ubugenzacyaha bwatangiye gukurikirana bano bagabo bararanye uyu mugore kugira ngo batabwe muri yombi. Kugeza izi saha ubugenzacyaha buri gukora iperereza. Mu gihe iperereza riri gukorwa, iyi rogi iherereye hano Gikondo nk'ahazwi Sodomo na Gomora yarangije kuba ihagaritswe kugira ngo bakore iperereza. Iperereza nirirangira iyi rogi baraza kuyifungura mu rwego rwo kugira ngo ibimenyetso bitasibwa cyangwa ibimenyetso bitazibangatanwa. Babaye iyi rogi bayihagaritse by'agateganyo kugira ngo bakore iperereza ku rupfu rw'uyu mugore uri mu kigero cy'imyaka 38 y'amavuko.
ni mu gihe abaturage bavuze yuko uyu mugore yarinda yarasanzwe akora akazi ko kwicuruza nk'uko namwe mubyumva, kubera ko uyu mugore yajyanye n'abagabo babiri muri rogi bashobora kuba batumvikanye ibiciro, cyangwa uyu mugore agashaka kubiba barangije bakamwica, cyangwa uyu mugore bakaba babuze ayo kumwishyura barangije bakamwica. Rero umukozi wakoraga mw'iyi rogi twaganiriye ku muyoboro wacu, cyangwa twaganiriye atubwira yuko nawe atazi uko byagenze, yatunguwe n'urupfu rw'uyu mugore uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko. Gusa hari ibyo yatubwiye nshaka kubumvisha, hari ubuhamya yatanze nshaka kubumvisha kugira ngo namwe nk'abanyarwanda muze kumva imva n'imvano uko byagenze. Ibi ngibi byarishije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Ariko abaturage bavuze yuko aya marogi aherereye hano Sodomo na Gomora hakunze gupfiramo abantu, ndetse hakunze kubera imyigaragambyo, ndetse hakunze kumvikana ibikorwa bibi cyane. ubwo abaturage bagaragaza yuko ubusambanyi bubera hano nta handi hantu buba, ariyo mpamvu bahise muri Sodomo na Gomora, aho usanga ngo n'abana batujuje imyaka y'ubukure baba bari mwana mashambure n'abagabo babasambanya, ugasanga ngo bamwe batwaye inda zitateganyijwe, abandi batwaye inda z'indaro. Rero abaturage basaba ubuyobozi cyangwa basaba leta yuko aya marogi bajya bayasura buri gihe kugira ngo barebe nimba aya marogi yujuje ibisabwa, cyangwa aya marogi atakira abana bataruzuza imyaka y'ubukure. Ni mu gihe ubuyobozi bwabajije bano baturage nimba hano nta rondo ry'umwuga rihaba, abaturage basubiza yuko hano hantu haba irondo ry'umwuga, ariko irondo rya hano ntabwo rikora neza cyane, aho kugira ngo baze hano bakore patrouille bamenye ibiri kubera mwa zino karitsiye, babibereye mu mihanda, dore ko abaturage bavuze yuko hano abanyerondo baba banyweye banasinze ku kigero cyo hejuru cyane. Ibi ngibi rero byatumye batangira kuhashyira umutekano ndetse n'ingamba zikomeye cyane. Ndashima Imana, ni amahoro uraho urashima Imana cyane rwose, kubera Uwiteka akora byinshi cyane kabisa. Imana kuba tumaze uyu mwaka ni byiza cyane kandi turanishimira pe. Tudatinze mu magambo, ndashaka kukubaza uyu mumama wapfiriye hano uri mu kigero cy'imyaka 38 y'amavuko, ubwo yari yaje hano muri rogi, tukaba dusanze hano abaturage bateranye, ubundi uyu mumama ajya gupfa byagenze gute? Ese mwebwe bimeze bite? Uko turimo kubyumva natwe uko muri kubyumva cyangwa uko muri kubibona? Uko turimo kubibona hano uko byagenze muri rogi, natwe hano Gikondo rwose uyu mugore yatanye n'abagabo babiri barangije baramunika. Natwe rero tuzana nk'abaturage turahura turareba uko byagenze pe, aho twaseye koko uyu mugore yahotewe kabisa n'aba bagabo. Ariko bano bagabo bo bacitse bacitse birukanje. Ubugenzacyaha aribwo buri gukora iperereza, buri gushasha rwose bukoranye bareba uko byagenze pe. Ariko se uyu mugore yari indaya koko nk'uko abaturage babivuga? Uyu mugore wose yari mwiza cyane rwose, yari kizungeze kabisa rwose. Ariko nyine yari indaya nk'uko abaturage bari kubivuga. Indaya ni mwicuruza, ariko uyu mugore none se aticuruza, atahanye n'abagabo babiri hano mwino rogi aticuruza? Nyine ushobora gusanga nyine nk'umugore, ushobora gusanga nyine nk'umugore wagiye mu kabari, si byose yenda yasohotse akavuga ati rero ahuye n'abandi bavandimwe mu kabari nk'uku nguku. Abavandimwe b'abagabo se? Nyine abagabo nyine kuba bahuriye mu kabari nyine barasohokana barangije. Noneho rero baba barakundanye, ubwo nyine abagabo baramutereta, ubwo nyine bivamo banasanye n'agacupa, kandi babizi agacupa gakoresha ibintu byinshi. Agacupa kanywa, agacupa kararyoha cyane. Nyine ubwo bajyanye bageze muri rogi kunguku, nyine baraganira, nyine baranasambana, ubwo birangije ubwo basambanye kabisa rwose pe. Wanasaba nabikoze nyine ubwo biba ngombwa nyine ko baserera nyine bitewe n'umugore nyine ushobora. Iyi ni incamake y'amakuru, nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, nugenda udakoze subscribe, cyangwa nimba ushaka gukurikirana byinshi dukora ubanza ukore subscribe. Iyi ni incamake y'amakuru, ngiye mugiye kubana nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Reka amakuru yacu tuyahere hano mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gikondo. Ku iki gitondo cyo kuri uyu wa kane, nk'ahazwi Sodomo na Gomora, habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Abakozi bakoraga muri rogi, ndavuga muri shambure,
iherereye hano Sodomu na Gomora batunguwe no gusanga umurambo w'umugore uri mu kigero cy'imyaka 38 y'amavuko. Abantu bavugaga yuko uyu mugore ari indaya cyangwa yakoraga akazi ko kwikorera, ubwo nta kazi k'uburaya. Yishwe barangije bamujingira mu mashuka bamushyira munsi y'igitanda. Ubwo umukozi wo mu marogi yakoraga isuku yagiye kubona abona agapfunyika, ubwo ni igipfunyika munsi y'igitanda, agira amatsiko yo kureba asanga ni umurambo w'umugore uri mu kigero cy'imyaka 38. Avuza induru aratabaza inshuti n'abavandimwe ndetse n'ubuyobozi, ako kanya bwahise buhagera. Abahaye Amakuru TV na Radio 1 bavuze yuko uyu mugore yinjiranye n'abagabo babiri hano muri rogi, none akaba yitabye Imana, aho abaturage bavuga yuko bashaka kuba bananiranwe ibiciro, cyangwa umugore yashatse kwiba bano bagabo barangiza bakamuhitana, cyangwa aba bagabo bakaba babuze amafaranga bamwishyura bagahita bamuhitana. Ibyo byombi bikubiyemo hano. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Ni bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, wibuke gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ndabakunda cyane, nongeye kubifuriza umwaka mushya uzababere uw'amahirwe ndetse n'uw'imigisha. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Ndabakunda cyane.